umugore umwe wakuwe mu mugabo akamubera umufasha akamwuzuza akamubyarira mu nda ye niho hakomotse abariko yabyaye abami intwari n'ibihangange Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoga uyu mugore afite ibanga ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu umugore ari mu rugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka mu rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba umugore niwe Uwiteka yahisemo amunyuzamo umucunguzi Yesu Kristo ngo azakize isi Yesu kumva ye azutse yiyeretse umugore bwa mbere abigishwa be bikingiranye mu nzu bose bafite ubwoba ni nayo mpamvu ahagurukijwe muri ibi bihe bya nyuma ngo azatinyura itorero uko byagenze kubigishwa ninduzi impamvu ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'umugani w'abakobwa 10 itorero rikaba umugeni urugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba muri iyi minsi abagabo benshi babuze batakaje agaciro bahawe n'uhoraho umugore ari ku rugamba Umwami wacu Yesu agiye kugaruka isi ikeneye intwari z'ibiharamagara umugore ari ku rugamba na Yesu azanye impinduka ku rugamba twaje intwaro zose z'umwuka ku rugamba haleluya rugamba ari ku rugamba hamwe na Yesu azanye impinduka twaje intwaro zose z'umwuka haleluya umugore ari ku rugamba haleluya Yesu Kristo umwami w'abami umutware utwara abatware intare yo mu muryango wa Yuda ashyirwe hejuru cyane icyubahiro n'ikiteka ryose ndabashuhuje mwese abaduteze amatwi uyu ni umunsi nanone Imana yaturemeye ngo tuyishimire cyane impamvu yadushyize mu isi ariko twongere dusubize amaso inyuma turebe ko turimo gukora icyatumye aturema icyatumye tuvuka ndabasuhuje rero kandi ndimo kumva umunezero haleluya ni umunezero uyu mugoroba haleluya ni itariki ya 8 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka ni 2026 uyu mwaka urimo kwihuta cyane kandi dufite akazi kenshi nuvuga ngo ijuru n'abahishuye b'ububyutse dufite akazi kenshi uyu mugoroba rero ntabwo bisanzwe kuko umuntu
uri butugezeho ubutumwa, umuntu uri butuganirize ni umuntu ukomeye cyane, ni umugore uhishuwe w'ububyutse, ni umugore w'igihangange. Igihangange ni ukuvuga ufite ibigwi. Haleluya! Ni umugore wisobanukiwe, ni umugore kandi usobanukiwe. Aha murahumvise buriya? Yarisobanukiwe kandi arasobanukiwe. Haleluya! Rero mutegure amatwi y'umwuka, cyane cyane niyo mbasaba, kuko ay'umubiri yo agiye kumva ibyo adashaka. Ay'umwuka nimuyategure cyane, nimuyategure kugira ngo mwumve neza icyo Imana idushakaho. Mbese abahishuwe b'ububyutse ubu ngubu bari mu cyiciro cyo gucukumbura ibintu byagiye biteza abanyarwanda umwaku, bitera igihugu umwaku, bitera umwenegihugu umwaku, birundanya bikica abantu muri rusange, bigatikiza imivumo, igatikiza. Ni igihe cy'ijuru n'abahishuwe b'ububyutse kugira ngo tubicukumbure, tubishyire ahagaragara, amaze mu nk'umuti. Yesu Kristo ashimwe. Ndabakiriye mwebwe mwamwakiriye, abo nakiriye mbere na mbere, kuko abo mu nzu y'abizera nibo bagomba kubanza. Nakiriye abagore bahishuwe b'ububyutse bakataraboneka, abagabo bahishuwe b'ububyutse bakabuhariwe. Haleluya! Nakiriye urubyiruko rw'ububyutse rurimo kuzamuka mu bushorishori, icyubahiro tukongera tukakigarurira nyiracyo, Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo uri iburyo bwe adusabira. Haleluya! Mbega haleluya! Umugore ari ku rugamba, umugore ari ku rugamba, umugore na Yesu, hamwe na Yesu tuzanye impinduka, twitwaje intwaro zose z'umwuka. Haleluya! Umugore ari ku rugamba. Nibyo byishimo rero tugiye kumva umugore ufite experience na expertise. Tugiye kumva umugore usobanukiwe n'ibyo avuga, wahishuriwe, washyizwe mu mwanya we kandi akaba urimo neza. Haleluya! Ni ukuri buri wese afite icyo yahamagariwe, kandi rwose uyu mwene data abirimo neza. Ndamureka yivuge, ariko icyo nzi ni uko Imana yamuvanye muri politiki aho yakoraga, nanone ibyo agiye kutugezaho, ariko noneho akabitugezaho biri mu mwuka. Yesu yarabihinduye. Yari mu ishyaka rya politiki, yego. Haleluya! Ibyo ni ibintu azajya agenda dusobanurira, kuko ntabwo ari uyu munsi gusa arangije, afite ubuhamya bufite ibihamya. Rero ndakwakiriye mwene data. Haleluya! Sister Mazina, ibindi urabyivugira. Nibyo byishimo rwose, ndanezerewe cyane uyu mugoroba. Ndakwakiriye muri studio z'abagore z'abahishuwe b'ububyutse. Ndakwakiriye kugira ngo agaseke wadupfunyikiye uze ugapfundure. Rero karibu kandi rwose ni amahoro, wisanzure, utugezeho umuti, utugezeho ubuhamya, utugezeho ibyadufasha, kuko dukeneye ibidufasha, ntabwo dukeneye ibiturushya. Rero wowe ufite ibidufasha. Abagabo, abagore, abasore, inkumi, abasaza, abakecuru, mwese birabareba. Ubutumwa bw'uyu munsi burabareba. Reka ngusengere Mazina. Mana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo, uwera wa Isirayeli, Uwiteka Nyiringabo, imbere yawe niho dutsindishirizwa, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo watumeneye amaraso. Ayo ngayo niyatuma
twema, niyo atuma tubohoka, niyo atuma tugira ijambo, kuko iyo utayamena ntabwo mba meze ntya, ntabwo ndimo kuvuga ibi, mba ndimo kuvuga ibi, nta kintu na kimwe nari kuba narapfuye bure. Ndagushimira rero uyu mugoroba ko washimye ko umuja wawe aza kutugezaho ihishurirwa rye, nawe ibyo uzamubaza wa munsi w'amateka, nawe kandi ibyo urimo kumubaza, urimo kumubwira, kumuhata cyane ngo akore kugira ngo agire ibyo arokora. Tube abahishuwe b'ubu byose tubereyeho gucungura, tubereyeho gukiza, tubereyeho gukora za aso muri ka enemy, tukamudepuya mu izina rya Yesu Kristo, dukoresheje intwaro z'Imana. Haleluya. No kuyoborwa n'umwuka muri byose. Urakoze mwuka wera kugiye kumufasha, urakoze kugiye kujya mu kanwa ke, maze ukavugiramo. Haleluya. Amaze tugafashwa, tugahindukira kandi tukamenya naho ibintu byagiye bipfira. Rero nk'umwe wagize uruhare muri ibyo ngibyo yagiye kuvuga, ayiwe, imbabazi zawe zimugeho nyinshi, n'imbaraga zawe zimukoreremo cyane. Cyubahiro ni cyawe, nanjye nishyize mu maboko yawe. Haleluya. Kandi twese twirukanye imbaraga zo guhora izo arizo zose, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zo guhora zitsindwe. Myuka yo guhora ihambirwa aka kanya, ijugunywe iba yaturutse. Urakoze Yesu, urakoze ko iyi gahunda ari yawe. Urakoze Mwana, ni wowe udutera gukora ibyo ushima n'ibyo ushaka, kandi dushobozwa nawe Kristo uduha imbaraga. Ngaho shoboza umuja wawe, kandi insinzi ni yawe. Insinzi ni yawe Mwami, insinzi ni yawe ibihe bidashira. Amen, amen, amen. Ndakwakiriye Mazina, karibu muri studio z'abahishuwe b'ububyutse. Murakoze kumpa ikaze umuyobozi w'abahishuwe b'ububyutse, mama w'amahanga Marie Esther Murebwayire. Ndabasuhuje mwese abatwumva, mpereye kuri bene data dusangiye umuhamagaro. Abo n'abagore bahishuwe b'ububyutse, abagabo bahishuwe b'ububyutse, namwe rubyiruko ruhishuwe rw'ububyutse. Mwese umwuka wera abagwirize ubwenge bw'ijuru. Ndabasuhuje namwe inshuti z'umusaraba, mukaba n'inshuti z'abahishuwe b'ububyutse. Urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo rubagwizemo amahoro, rwagure muri mwe ugufunguka kw'amaso y'umutima, rubaguremo kwizera Yesu Kristo, rubaguremo kubahiriza umugambi w'Imana kuri mwe. Haleluya. Ni Debora de Marie Mukamwiza basuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndi umugore uhishuwe w'ububyutse. Uno mwanya rero nkaba ngira ubuntu bwo kuganira namwe ku bibazo jenda yateje mu muryango nyarwanda. Iki kiganiro nagihaye umutwe ugira uti: ibyangijwe na jenda ku itorero rya Yesu Kristo nuko bigiye gusubizwa mu buryo. Reka duce bugufi twiragize Uwiteka Imana. Data wa twese wo mu ijuru, Data wa twese udukunda, Data wa twese mwiza, turongeye turagushimiye. Ndagushimiye ko nongeye kuba ngihumeka umwuka w'abazima, nkaba ngishobora kukuzamurira amashimwe. Ndagushimira kuri Imana yihariye mu bwenge, uri umuhanga wuje ubuntu bwinshi. Ineza yawe yageze mu buzima bwanjye, urukundo rwawe ndi kugenda ndubona Mwami. Nta mpamvu n'imwe yatuma ntagushima, wowe watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo mu rupfu n'izuka bye akandonkera ubugingo. Ndagushimye Yesu Kristo Mwami wanjye, ngushimiye urukundo rwawe rutagereranywa, ngushimiye umwuka wera wansigiye igihe usubiye iwawe mu ijuru kwa Data. Nemeye rero kukubera igikoresho cy'umumaro mu kwamamaza inzira y'agakiza, nshobojwe n'umwuka wawe wera. Mwuka wera, mbaraga z'Imana Data mwigisha wanjye, ndagukeneye by'umwihariko uyu mwanya. Akanwa kanjye kavuge ibyo unyoboyemo. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen, amen,
amen, aleluya. Reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Ibyangijwe na jenda ku itorero rya Yesu Kristo nuko bigiye gusubizwa mu buryo. Mbere yo gutangira, tubanze twumve iyi ndirimbo. Umwami Yesu ari ku rugamba. Umugore umwe wakuwe mu mugabo, akamubera umufasha, akamwuzuza, akamubyarira. Mu nda ye niho hakomotse abariko, yabyaye abami, intwari n'ibihangange. Uwiteka yaramukoresheje ashyira urwango hagati y'urubyaro rwe n'urw'inzoka. Urya umugore afite ibanga, ni nayo mpamvu yahagurukije Esiteri atabara be batarashirira ku icumu. Umugore ari mu rugamba, urugamba. Na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba, urugamba. Na Yesu azanye impinduka mu rugamba, twaje intwaro zose z'umwuka mu rugamba. Haleluya, rugamba ari ku rugamba. Yesu ari ku rugamba kandi afatanyije n'umugore. Ibyangijwe na jenda ku itorero rya Yesu Kristo nuko bigiye gusubizwa mu buryo. Iyi nsanganyamatsiko turayivugaho mu bice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere cy'ingenzi ni ibyangijwe na jenda ku itorero n'umuryango nyarwanda. Igice cya kabiri ni ugusubiza mu buryo ibyangijwe na jenda. Kugira ngo ibintu byumvikane neza, turabanza gusobanura icyo jenda ari cyo. Twerekana uburyo jenda ihabanye n'umugambi w'Imana ku biremwa byayo. Tunavuge muri make ku mateka ya jenda. Turafatira urugero ku Rwanda, nicyo gihugu mvukamo. Tujye rero ku busobanuro bwa jenda. Jenda ni ijambo ry'icyongereza rikoreshwa no mu zindi ndimi. Kugeza ubu hakaba hataraboneka ijambo ry'ikinyarwanda ryasimbura jenda. Iryo jambo rikunze gukoreshwa iyo havugwa za gahunda zinyuranye zitwa ko zigamije guteza imbere abagore, bakaryomekaho development, bigahinduka gender and development, hagamijwe kumvikanisha ko umugore afite uruhare ku iterambere ryubahiriza uburenganzira hagati y'umugore n'umugabo. Rero ntabwo ibya jenda bigarukira ku gitsina umuntu avukana, ni ukuvuga sexe biologique, ni ukuvuga igitsina gore n'igitsina gabo, ahubwo bigera no ku mibereho bwite ijyanye n'icyo gitsina, bitewe n'uko hari imyitwarire, imigenzo, inshingano n'ibikorwa biranga umugore, hakaba n'ibiranga umugabo. Nyine kubera ko badahuje igitsina, uko gutandukanya inshingano z'umugore n'iz'umugabo kimwe n'imyitwarire yawo, ubusanzwe biremewe muri sosiyete, kandi ni nako Imana yabigennye mu iremwa ry'umugabo n'umugore. Gusa ntibyubahirizwa na bose, kuko uko ab'isi bagenda bashingira ibikorwa byabo ku guhaza irari ryabo, ni nako jenda igenda yagurwa mu buryo bw'ubuyobe. Ugasanga umuryango wirengagiza inshingano wahawe n'Umuremyi. Ubu byabaye agahomamunwa, kugeza aho jenda yigisha ko buri gitsina, ni ukuvuga biologique, ngo gifite uburenganzira bwo guhitamo hagati y'imyitwarire ya kigabo cyangwa iya kigore. Tugiye mu mateka rero, dusanga mu mwaka w'1950 nibwo ijambo jenda ryamamajwe n'umugabo John Money wo mu gihugu cya New Zealand, aho yigaga ku barwayi bafite indwara ziterwa no kuba bararyamanye bahuje ibitsina. Ubushakashatsi bwe bwarangiye yemeje ko hari itandukaniro hagati y'igitsina karemano umuntu avukana n'igitsina myitwarire bamwe biyumvamo, bishingiye ku mico n'amateka babayemo, kikagenga imyitwarire yabo, ari mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, mu mibereho y'umuryango no mu bundi buryo bwo kwitwara mu ruhame cyangwa
umuntu ari wenyine, ni ukuvuga uburyo prive. Mu rurimi rw'igifaransa byiswe distinction entre le sexe biologique et le genre de role, gender roles mu cyongereza. Uwitwa Anne Oakley wo mu Bwongereza, impuguke mu bya sociology, akaba n'umufeministe kabuhariwe, ni ukuvuga umurwanashyaka mu by'uburenganzira bw'abagore, niwe wasakaje cyane iyi ntekerezo ya jenda mu myaka y'1970, ni ukuvuga hashize imyaka 20 iryo jambo rivumbuwe na John Money. Atsindagira ibitekerezo rero bya John Money. We mu rurimi rw'igifaransa yabyise la distinction entre le sexe biologique et le genre, construction culturelle et sociale. Nyuma ye abashyigikiza intekerezo cyane cyane abafeministe bo muri Amerika babyamamaje mu mashuri makuru babinyujije mu miryango mpuzamahanga cyane cyane uwa Loni. Mu Rwanda naho izi ntekerezo zarahinjiye zihashinga imizi mu myaka y'1975 kugeza mu 1994, nk'uko byagaragajwe na gahunda za leta zirimo kwizihiza buri mwaka umunsi mukuru mpuzamahanga w'abagore no gucengeza mu bagore porogaramu za UNAPO zari zigamije kuboneza imbyaro. Intekerezo za jenda zasakaye cyane cyane kuva mu mwaka w'1995. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa 9 niho habaye inama mpuzamahanga y'abagore yabereye i Beijing mu Bushinwa, ihuje ibihugu 189. Ni nayo nama Loni yafatiyemo icyemezo cyo gushyira jenda muri gahunda zayo zigakwirakwizwa mu isi yose. U Rwanda rero ni kimwe mu bihugu byahise byakira izo ntekerezo za jenda, ku buryo ubu narwo rwazonzwe n'imyuka ya Beijing. Tumaze kureba uko jenda yavutse nuko yageze mu Rwanda n'ibikorwa igenda ikora, tubona ko jenda inyuranye n'umugambi w'Imana. Jenda inyuranye n'umugambi w'Imana, nibyo tugiye kureba. Uwiteka Imana rero yaremye umugabo n'umugore, umugambi wayo wo kugira isi nziza. Buri wese ari umugabo ari umugore yamuhaye inshingano ze, bombi yabahaye gutegeka ibiremwa byose byo ku isi. Uwiteka arema muntu ntiyatandukanyije umugore n'umugabo mu buryo bwabo bwo kwigenga mu gukoresha ubwenge yabahaye, mu gukoreshwa n'umwuka w'Imana. Buri wese yaremanywe. Turareba mu gitabo cy'Itangiriro umutwe wa 1 umurongo 27, haranditse ngo nuko Imana irema muntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugore n'umugabo. Haleluya. Rero bivuze ko umugabo kimwe n'umugore bombi Uwiteka Imana yabaremanye ubwenge n'umutima by'ijuru. Ubifite, uwabigumanye n'uwo bakiri mu ishusho y'Imana. Naho mu Itangiriro umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 18 kugeza kwa 19, Uwiteka mu kurema umugore yamuhaye n'inshingano ze. Haranditse ngo nuko Uwiteka Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Bigaragara ko inshingano Uhoraho yahaye umugore ni ukuba umufasha, aho yigeze avuga ngo naringanire n'umugabo. Naho mu Itangiriro umutwe wa 2 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku wa 24, haranditse ngo urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamira aravuga ati, noneho dore igufwa ryo mu magufwa yanjye n'umubiri uvuye mu mubiri wanjye, yazitwa umugore. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uwiteka yabonye ko umugabo kuba wenyine bimutera kwigunga. Buri muntu mu Imana yaremye, Uwiteka amugenera uwo bazabana. Iyo umusore cyangwa inkumi bagitangira kwinjira mu rukundo nyarwo rushyigikiwe n'ijuru, urwo ni rwo mvuga,
buri wese aba yumva mugenzi we ari ubuzima bwe, mu ntekerezo zimwerekeza ku kubaka ahejo habo hazaza habo bombi. Uwo mwuka umutuyemo w'igishashi cy'urukundo niryo gufwa rivuga. Uko kubaduka, uko kumva batuwe, kumva atasinzira atabonye uwo mukunzi we, niryo gufa, iyo sensation. Mu tubaruwa bakundanye bandikirana bagira bati warandashe, wantwaye ubwenge, wantwaye umutima n'ibindi abanyarwanda bita umutombo, ndetse hakaba n'abarwara kuko uwo bihebeye ari kubikerensa. Turabizi muri ibi byose ntaho tubona Uwiteka agabanya umugore n'umugabo imirimo, ahubwo yabahaye kuzuzanya, kungurana ibitekerezo, kumarana irungu. Ihangana hagati y'umugabo n'umugore byatangiye mu gihe muntu Uwiteka Imana yaremye acumuye, mu gihe Uwiteka amugendereye amubwira ko yakoze ibidatunganye. Igisubizo cyabaye icyo kwitana ba mwana ku gicumuro cyakozwe. Aho kwihana icyaha bakoze, Adamu na Eva bagiye mu byo kwisobanura no kwitana ba mwana, birangira Uwiteka abahaye ibihano byabaye uruhererekane ku rubyaro rwa muntu, ku buryo buri wese abana nabyo kugeza ahishuriwe inzira y'agakiza, Yesu Kristo akamworohereza. Mu Itangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 16 tubona aho Uwiteka Imana abwira umugore ati nzongera imiruho yawe igihe utwite, maze uzabyara ubabara. Uzahora wifuza umugabo wawe nawe agutegeke. Naho mu Itangiriro umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 17 wa 19 kugeza ku wa 19, Uwiteka Imana abwira muntu ati kuko witaye ku magambo y'umugore wawe ukarya ku giti nakubujije, nkubwira nti ntuzakiryeho, ubutaka buravumwe ku mpamvu yawe, uzakuramo ikizagutunga bikugoye, iminsi yose y'ukubaho kwawe buzakwerera amahwa n'ibitovu, maze uzatungwe n'ibyatsi byo ku gasozi. Umugati wawe uzawurya wishya kuya kugeza ubwo uzasubira mu gitaka, kuko ari cyo wavuyemo. Uko rero uri umukungugu kandi uzasubira mu mukungugu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ukutumvira Uwiteka Imana rero kwinjije umuruho mu rubyaro rw'umugore. Uko ibihe byagiye bisimburana, umuntu yakomeje kugomera Uwiteka Imana mu gushaka inzira yo gukemura umuruho we, ntiyisunge ubwenge buturuka ku muremyi Uwiteka Imana, ahubwo akagengwa no guhaza irari rye. Nguko uko rero umuruho wakomeje kuba uruhererekane mu rubyaro rw'umugore. Gahunda ya jenda rero ihabanye n'umugambi w'Imana mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Dusanga muri gahunda zayo harimo kuringaniza imbyaro, ngo umugore abone umwanya usesuye wo kugira uruhare mu iterambere. Ibi bibangamiye umugambi w'Imana, kandi bihabanye n'umugambi w'Imana Imana yahaye umuntu wo kororoka. Hakiyongeraho n'icyaha cyo kwica. Iyi gahunda kandi isakaza ubusambanyi ndengakamere, kuko umuntu aba avuga ati ubwo naringanije, ubwo nafashe imiti, ntabwo ndatwita, nta nuramfata. Hagakorwa ubusambanyi ndengakamere, hagakorwa ubutinganyi, hakinjira n'indi myuka yo mu isi y'umwijima. Ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kwirinda imbyaro zitateganyijwe, kandi Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke. Ikindi cyerekana ko izi gahunda za jenda zihabanye n'umugambi w'Imana ni uko yamamaza ihame ry'uburinganire. Imana irema muntu, umugore n'umugabo, buri wese yamushyize mu mwanya we. Umugore n'umufasha, umugabo n'umutware, baruzuzanya kandi buri wese yamuhaye impano mu mitekerereze ye. Umugore agira imitekerereze ishyikira n'ibitagaragarira amaso ako kanya, agira pensée intuitive mu Gifaransa. Umugabo agira imitekerereze ye ishingira ku gusesengura ibyo aruzi.
umugore n'umugabo rero baruzuzanya iyo buri wese ateze undi amatwi. Rero mbere y'isakara rya ajenda mu Rwanda, imirimo, imigenzereze, imihango, ibi byose dusanga bikubiye mu muco nyarwanda nibyo byayoboraga ukubaho k'umuntu. Aho twabonye ko Uwiteka yazaniye muntu umugore, mu mihango ya kinyarwanda habonekamo ukubana kw'abantu bitari mu bushake bw'Imana. Hari nk'aho turabona bavuga ngo ni ukurongoza umwishywa, gukoresha imitongero y'abapfumu mu gukurura uwo bashakana, gukoresha imiti y'abapfumu n'ibindi. Akenshi ibyagiye bikorwa ku muntu bijyanye n'iyo mihango, imyuka ibiherekeza, imitongero ibiherekeza, niha nyiri kubikora cyangwa nyiri kubikorerwa icyerekezo, ni ukuvuga ko bimwinfluensa, tugerageje kubivuga mu gifaransa, bikamuha icyerekezo cy'imyitwarire, imibereho n'imikorere. Ibyo byose bigashingira ku mbibi zitangwa n'itongera ryagiye rikorwa, ntaba agikoresha ubwenge Imana yamuhaye. Ku birebana n'imiziririzo rero, ahangaha niho rwose usanga ko mu Rwanda Sekibi anyuze mu bakurambere bacu bariganyije umugore bataretse n'umugabo. Ubwigenge Uwiteka yabihereye bwo kuyoboza umutimanama muri gahunda zabo zose z'ubuzima bwabo. Ugasanga niyo wabona ko ikigiye kuba cyaba ari kiragutwara ubuzima bwawe, ntubumbuye umunwa ngo ni uko kizira kubivuga. Ku birebana n'imihango, imiziririzo, imigenzo n'ibindi byagiye biyobora imibereho y'Abanyarwanda, bikabakururira imiruho y'ibihekane. Ushaka kubicukumbura yakwifashisha inyandiko ya Musenyeri Aloys Bigirumwami ikurikira. Inyandiko ni iyi ngiyi ikurikira: Bigirumwami akabago akadomo kanyerezo, imihango n'imiziririzo, imihango n'imigenzo n'imiziririzo mu Rwanda. Iki gitabo ushobora kukibona kuri interineti, iyi nyandiko ushobora kuyibona kuri interineti. Uku kwemera kuyoborwa n'indangagaciro zagenwe n'umuco nyarwanda byasenye umwuka w'Imana Uwiteka yahaye umuntu mu iremwa rye, byasenye itorero rya Yesu Kristo. Aho gushaka ubwenge bw'ijuru ngo abe ari bwo buyobora ibikorwa byabo, bakihatira kuyoborwa n'abapfumu cyangwa amategeko yasizweho n'umuryango. Umusaruro w'ibi byose ni uko n'ubundi icyitwa umuryango, urugo, bitigeze bihagarara kubonekamo intonganya, akenshi zigaragaza nk'aho umugore akandamijwe, akaba victime, akitwa victime. Umwanzi rero ntiyigeze ahagarara kuvumbura icyarushaho gushwanyaguza itorero rya Kristo. Yadukanye ijambo gender mu rurimi rw'Icyongereza, mu Gifaransa byitwa genre. Bikigera mu Rwanda bavugaga genre et développement, babishyira mu rurimi rw'Ikinyarwanda bigahinduka uburinganire n'ubwuzuzanye bw'umugore n'umugabo mu majyambere. Niko twabihuguraga. Kubera ubucakura bwinshi buhishe muri iri jambo, benshi mu bantu Imana yaremye ntibahishurirwa intwaro kirimbuzi iryihishemo yo kurimbura umuntu ku isi. Nk'aho iri jambo rigaragara rije kurengera uburenganzira bwa muntu, rigashyigikira ikizira cy'abaryamana bahuje ibitsina, bakarengera uburenganzira bw'abaryamana bahuje ibitsina. Ibi bizitira ukororoka, bikanatera indwara zitandukanye, nk'uko John Money waritangije yabigendeyeho ubushakashatsi yakoze. Ikindi, gahunda yo gufata imiti ibuza kubyara ngo umugore agire umwanya mu iterambere, bikamusunikira kwica ubugingo ndetse n'abana bakanigwa. Nanone kandi hakazamo guhinyura Uwiteka Imana yo yaremye umufasha n'umutware. Kurwanira kuringanira rero k'umugore n'umugabo bisenya ingo nyinshi, ugasanga basuzugurana ndetse bakababazanya kandi barashakanye bakundana.
rurakomeye, urugamba rurakomeye, niyo mpamvu dukwiriye twese kuba maso tukarwana, niyo mpamvu dukwiriye twese kurwana tugatsinda. nibyo koko urugamba rurakomeye kuko itorero rya Kristo ryarangiritse cyane. Ibyangijwe na jenda ku itorero rya Yesu Kristo. Aha ndavuga muri make kwinjizwa rya gahunda za jenda mu Rwanda ku buryo zazahaje umuryango zitaretse n'itorero rya Yesu Kristo, zigatiza umurindi umuco nyarwanda nawo ubwawo wari usanzwe wuzuyemo imihango n'imigenzo ihabanye n'ubushake bw'Imana ku biremwa byayo. Ndaboneraho akanya ko kubitangaho ubuhamya. Nshingiye ku mateka yanjye yaranzwe no kwivuguta muri gahunda za jenda bitewe n'imirimo nakoraga mu myaka yo kuva mu 1996 kugeza muri 2005. Turabanza turebe gahunda za jenda n'ibyo zangije ku itorero rya Yesu Kristo, nyuma turaza kureba ubuhamya bwanjye. Gahunda za jenda n'ibyo zangije ku itorero rya Yesu Kristo. Iyo dusesenguye amateka y'u Rwanda, duhishurirwa neza ko hari ibintu by'ingenzi bibiri byazahaje itorero rya Yesu Kristo mu Rwanda, kandi byombi bisakazwa mu bantu Imana yaremye kuva ku nshuke kugeza ku basaza n'abakecuru. Muri ibyo bintu bibiri by'ingenzi dusangamo ibikubiye mu ndangagaciro z'umuco nyarwanda, ibiyoborwa n'ibicaniro by'Imana, ibicaniro bya nyabingi cyangwa bikoresha imbaraga z'imyuka yo mu isi y'umwijima. Haraza kandi iyaduka rya gahunda za jenda zaje zitwa ko ari igisubizo cyo gukuraho umuruho w'umugore. Uwiteka arema umugore yamuhaye umuhamagaro w'ubufasha, kuba umufasha w'umugabo, umutware bashakanye, kumwungura inama mu byo bakora byose, kandi bakayoboza umwuka Uwiteka yabaremanye. Imana yahaye umugore impano yo kugira intuition, ko twabibonye haruguru. Ariko benshi mu bagabo n'abagore bo mu Rwanda kuva kera kugeza n'ubu n'abizirika kuri izo ndangagaciro z'umuco nyarwanda, bakabaho ari imbata z'ibicaniro by'imiryango yabo, nabyo bikabazahaza. Abenshi kandi ni abahisha ko babandwa cyangwa baraguza cyangwa baterekera n'ibindi, bagahitamo kuba abasirimu, bakabivanga n'indi mihango y'idini yigaragaza nk'iyejejwe. Nyuma ingaruka z'ibyo bakora zaza bikabyara amakimbirane mu miryango. Urugero ni nk'abakazana benshi usanga bariswe abateramwako cyangwa se abarozi n'ibindi bakorerwa byongera umubabaro n'isenyuka ry'ingo. Ikirushaho kubabaza Yesu Kristo ni uko hari abava muri ayo manjwe nawe bakamwiyambaza ngo abakemurire ibibazo, birengagije ko ntawe ukeza abami babiri. Nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga muri Matayo 6:24, haranditse ngo nta mugaragu ushobora gukoresha ba shebuja, nta mugaragu ushobora gukorera ba shebuja babiri. Iyo udakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe. Iyo adakunze umwe ngo yange undi, ayoboka umwe agasuzugura undi. Nuko rero ntimushobora kuba abagaragu b'Imana ngo mube n'abagaragu b'amafaranga. Amen, amen. Muri make izi ndangagaciro z'umuco nyarwanda harimo izagabanyije ya mirimo yitwa iya kigore cyangwa iya kigabo. Kuzizirikaho byagiye bizitira kandi bikazimya imihamagaro y'umugabo n'umugore wo kuba urugo torero rya Kristo. Urugo ni itangiriro ry'umushinga mushya benshi baherwa umugisha. Ni umushinga wigenga. Muri Mariko umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 6 kugeza ku wa 8, Yesu araburira abigishwa be ku birebana n'urugo. Haranditse ngo Yesu arababwira ati, ariko mbere na mbere igihe Imana yaremye abantu umugabo n'umugore,
nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umuntu umwe, ku buryo baba batakiri babiri ahubwo baba babaye umuntu umwe. Amen, amen. Iki cyigisho Sekibi arakirwanya cyane, kubera ko hari ingo uzasanga zarabaye ishyirahamwe riyoborwa no kwa basebukwe, urugo rukibura neza neza, abashakanye bagahorana induru, bagahora mu nduru, buri wese yitotomba mu mutima we, batazi iyo bava n'iyo bagana. Hari abahora barwana, abasuzugurana n'ibindi bisenya amarangamutima y'urukundo hagati y'abashakanye. Aho ngaho ntabwo Yesu Kristo yahatura, ntabwo yahatura, ahora induru imeze gutyo. Dukomeje hepfo muri Mariko 10 kuva kuri 11 kugeza kuri 12 haragira hati, arababwira ati, umugabo wese wirukana umugore we maze akazana undi aba asambanye, kandi akaba ahemukiye umugore we wa mbere. N'umugore wahukana n'umugabo agashaka undi mugabo aba asambanye. Ijambo ry'Imana. Aha ho mu muco nyarwanda tubona ko hari n'abirukanwa bakajya kuba indushyi iwabo, hari n'abagiye bashaka henshi bakitwa ko ngo amazu yarabananiye. Hari abagabo bagira ingo nyinshi, mu muco bakabyita ngo ni ugushaka amaboko, kandi ngo imfizi ntiyimirwa. Hariho rero n'amategeko ya leta agena ubutane bw'abashakanye. Muri ibi byose ba bandi babiri bashakanye ku ikubitiro bakundanye, nta n'umwe uba ugifite amahoro muri we. Intimba n'ikidodo babana nabyo, ntibashobora rero kubaka itorero rya Kristo. Icyabikemura rero ni uko bakitandukanya na karande z'imiryango, ntaba arizo zibayobora, bakazibukira ibyo kugendera mu kivunge, buri wese akakira agakiza ku giti cye ni gatozi, Mwuka Wera akamubera umuyobozi n'umwigisha. Mu Itangiriro 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 haratubwira ko Aburahamu yasize igisekuru cye. Haranditse ngo, Uhoraho abwira Aburahamu ati, uva mu gihugu cyanyu usige bene wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Abagukomokaho nzabagira ubwoko bukomeye, nawe nzaguha umugisha. Nzakugira ikirangirire, uzahesha abandi umugisha. Abazagusabira umugisha nzabaha umugisha, abazakuvuma nzabavuma. Amahanga yose azaguherwamo umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Aburahamu kugira ngo agere ku isezerano Uwiteka yamuhaye, yitandukanyije n'ibigirwamana byo kwa Sitera. Uwiteka yamuhinduriye izina amwita Aburahamu, atangira bundi bushya. Urugo rushya rero narwo rubona umugisha iyo rwemeye kuyoborwa na Mwuka Wera, rukakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, rugaca akarande n'uruherekane rwo mu muryango, rugakiranukira Imana Data, rugahunga icyaha aho kiva kikagera. Nk'uko twafatiye urugero ku Rwanda, igabanya ry'imirimo bishingiye ku gitsina sex ryari risanzwe na mbere y'uko ijambo gender rikwirakwizwa mu 1995. Ritaraza, ukwivumbura kw'abagore berekana ko bakandamijwe n'abagabo bamwe byagaragariraga mu kwahukana k'umugore, mu kuva mu by'urushako cyangwa guhora batongana n'ibindi. Bagisha inama ku babakuriye bakababwira bati nuko zubakwa. Tuvuye kuri ibyo bikubiye mu muco rero, tuvuge kwiyaduka rya jenda. Yo mu muco nabyo ntabwo byari byiza, ariko hadutse jenda ibintu byagira udubi. Jenda yadukanye ibyo kugabanyiriza umugore umuruho no kumuringaniza n'umugabo. Ibyemezo byafashwe mu nama mpuzamahanga y'i Beijing muri Nzeri 1995 byayobowe na Loni, byatanze inguni nyamukuru zigomba kwibandwaho mu ntego zabo.
mu ishyirwa mu bikorwa rya ajenda harimo uburezi, hari harimo uburezi, iyo ni inguni ya mbere. Inguni ya kabiri ni iy'ubuzima, inguni ya gatatu ni ukurwanya ihohoterwa. Ibi ngo byari bigamije kubohora umugore n'umukobwa bakagira uruhare mu iterambere. Uko imyaka yagiye isimburana, hagiye hashyirwaho ibikorwa n'intego zihariye zagiye zifasha umugore kurushaho kwishwanyaguza. Mu nguni y'uburezi tubona ko haba mu mashuri y'incuke, mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'amakuru, abo bato babyiruka bamamajwemo gahunda za ajenda, bahabwa inyigisho zateganyijwe ndetse n'abarimu bagatozwa kureka buri mwana akagira imyitwarire yihitiyemo ngo adakorerwa ihohoterwa bishingiye ku myitwarire ye ibusanye n'igitsina cye, uko sosiyete arimo yabiteganyaga. Ikigaragara ni uko mu Rwanda bigirwa ibanga kandi leta yaremeje iyo gahunda hamwe n'ibindi bihugu i Beijing. Ntibazi icyo kumesa kamwe, si mu mashuri gusa kuko no mu bagore, abasaza n'abakecuru iyo jenda barayigishijwe mu mahugurwa menshi yagiye ahagararirwa n'inzego za leta, harimo iz'urubyiruko, iz'abari n'abategarugori, amashyirahamwe y'abagore ndetse n'inzego z'ibanze za leta. Icyerekanwaga cyane muri aya mahugurwa ni ikandamizwa ry'igitsina gore mu mirimo akora, akandamizwa n'igitsina gabo. Icyasohotse muri aya mahugurwa y'abakuze ni isenyuka ry'ingo, ry'imiryango n'iry'itorero rya Kristo ku mugaragaro. Umugore yavuye mu mwanya we asigara ahubwo akandamiza umugabo, kuko byagaragajwe nk'aho asigara akandamiza umugabo kuko byagaragajwe nk'aho ari we umuhohotera. Bakunda kuvuga ngo umugore yaribohoje, yamwibohojeho aragenda aramukandamiza. Tugiye mu nguni y'ubuvuzi, ikibanzweho cyane ni gahunda y'ubuzima bw'imyororokere. Iyi icungwa n'ishami ry'umuryango mpuzamahanga FINUAP, Fond des Nations Unies pour la Population mu gifaransa. Harazamo ibyo kwiyica k'umugore no kwihekura akoresheje imiti ibuza abantu kubyara. Agahagarika umugambi w'Imana dusanga mu itangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 27 kugera ku 28. Hangaha haragira hati: nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho y'Imana, ibarema ari umugore n'umugabo. Imana ibaha umugisha irababwira iti: nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ikizima cyose cyikurura ku butaka. Ijambo ry'Imana. Amen, amen. Mu bicwa n'umugore rero harimo ab'Imana iba yaratoranyije kuzayikorera, bityo akaniga itorero rya Yesu Kristo. Mu buryarya bwinshi kandi hari n'izindi gahunda zisigirizwa amavuta yo kwera zigishirizwa muri iyi gahunda, zirimo kwikinisha, ubusambanyi ndengakamere n'ibindi biza gushamikiraho. Ibyo rero batabonye mu mahugurwa abahuriza ahantu hamwe, basigaye babisarura ku mbuga nkoranyambaga, birimo nka filime z'urukozasoni, birimo ubutinganyi n'ibindi bikoreshwa mu gusenya itorero rya Kristo. Haraza rero na gahunda yo kurwanya ihohoterwa. Leta mu gukangurira abagore guharanira uburenganzira bwabo mu Rwanda, hashinzwe amashyirahamwe y'abagore. Yamenyekanye cyane ni Profame Twese Hamwe, Raison des Femmes, Dutere Imbere, Haguruka n'andi. Amatsinda atandukanye yahuguwe ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Hashyirwaho itegeko rigena uburyo butatu bw'imishyingiranire mu Rwanda, harimo ivanguramutungo risesuye n'ivangamutungo w'umuhahano. Havuguruwe kandi itegeko ryo gutanga imirage kw'ababyeyi. Ahangaha niyo umuntu yaba atunze ibya mirenge, usanga ari we ucuza abavandimwe be, ari gucuza abavandimwe be. Aba bombi baba ari abo b'abakire cyangwa abakennye, nta n'umwe
wigeze arabukwa ko ibyo bari kurwanira leta yabibacuje mbere, cyane cyane ku birebana n'umutungo w'ubutaka. Kudashakisha ubwenge bw'ijuru rero ngo umwuka wera ahishurire ingorane zibyarwa n'amategeko ashyirwaho byatumye ibyo bigishije abaturage bibaviramo kugira irari ry'imitungo kurusha gushaka uburenganzira bwabo. Ibi rero tubona ingaruka bizana. Hari ahaba amakimbirane bamwe ndetse bakicana, ingo bashakanye batandukana zariyongereye. Habaho umubare muto w'abigwizaho imitungo n'umubare munini w'abashonji. Ibi byose bituma ingo zihora mu manza n'amatiku y'urudaca. Ahari umuvundo rero kubera umwuka w'ubusambo n'irari ry'ibintu, ntabwo haba hari itorero rya Yesu Kristo, rirasenyuka. Muri make, ijambo jenda rimaze kwinjira mu Rwanda ryashimangiye ububata mu kiremwamuntu. Hiyongereyeho ko ibyakorerwaga mu bwihisho ubu bikorwa ku mugaragaro. Ikibi kirasigirizwa cyitwa icyiza. Byitabirwa n'imbaga nyamwinshi y'ababyeyi, urubyiruko, abana, abasaza n'abakecuru. Umwanzi gukoresha aya mayeri ye ngo bijye ku karubanda ibyo bakoreraga mu bwihisho, ni uburyo bwe bwo gukurura benshi mu rubyaro rw'umugore ngo abone abo yigarurira, abatware Gehenome, abone abo atwarira. Batabazi nitube maso, batabazi nitube maso, batabazi nitube maso, batabazi nitube maso, kuko iyi ntambara turwana turagomba kuyitsinda. Tumaze rero kureba uko jenda yangije itorero rya Kristo itaretse n'umuryango, itaretse urugo, umuryango. Turakurikizaho kureba ubuhamya bwanjye ndetse mbonereho n'akanya ko kwihana. Nimuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza, twihanirane hagati yacu kandi tunababarirane. Yemwe bwoko bw'Abanyarwanda, muze twisubireho kandi byumvikane neza yuko ibibi ari ibya nyuma. Twatereye hagati mu ryinyo kandi Satani we ntawuga. Nimuze twihanire Imana, maze tubone kuragwa ibyiza, twihanirane hagati yacu kandi tunababarirane. Twihanire Imana. Uru rugamba rwasenye itorero rya Yesu Kristo kugeza n'ubu rukirisenya. Ni inzira y'uruzerero twagiye twisangamo kuva tuvutse. Irimo karande z'imiryango, irimo imivumo, irimo abapfumu, irimo abarozi n'abanzi, irimo imandwa n'ibindi byose byiyemeje kuba ibikoresho by'ubwami bw'umwijima. Kuba byonyine uvukiye ku butaka bwanyoye amaraso menshi kuva ku ngoma ya cyami kugeza ubu, igihe cyose utarakira Yesu Kristo w'umwami, umucunguzi n'umukiza wawe, uhora mu ruzerero wiganyira. Bamwe mu rubyaro rw'umugore bagiye bagirwa ubuntu bakiri bato, bagahishurirwa ko umwanzi Sekibi yabariganyije umugambi Uwiteka Imana yabageneye ibarema, ni ukuvuga umuhamagaro wabo. Hari n'ababimenya bakuze. Abo bombi mu buntu bw'Imana bakira Yesu Kristo, we gakiza gatanga amahoro. Abandi n'abarinda bapfa batakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwabo. Mu buzima bw'uruzerero rero,
urubyaro rw'umugore rubaho mu rujijo, mu matiku, mu nzangano, mu mazimwe, mu marira. Abenshi intambara ziba ziri mu mitima yabo, usanga bazigaragariza mu mazina bita abana babo, ndavuga Abanyarwanda. Ugasanga yise umwana we ngo ni Sekambabaye, Basumbira ibi, Bavugirije, Mbarimo mbazi, Kaza ubwenge, Nyiranshuti n'ibindi n'andi mazina. Amazina menshi ugasanga ajyanye n'ibihe by'ibyishimo cyangwa by'umubabaro umwana avutse ababyeyi be barimo, kubera kutagira ukwizera Uwiteka Imana. Iyo ntwaro yarabihishe. Nanjye rero nabaye mu ruzerero, navukiye mu Rwanda nkurira mu muco nyarwanda. Ibikubiye mu muco nyarwanda ntabwo nanjye byanshyize ku ruhande, kuko nk'uko twabibonye buri wese arabitozwa, akabikorerwa cyangwa akabyikorera. Nibyo bivamo uruhererekane na karande z'imiryango. Nanjye byambayeho. Nabaye kandi n'umuyoboke w'idini Gatolika n'ibyaryo byose. Aho nabatijwe nkiri uruhinja, ni ukuvuga ngo nabaye ku bicaniro by'amaganya. Gusenga tubwira Yesu ibibazo byacu nk'aho atabizi, ntidutege amatwi icyo atubwira. Icyo cyonyine cyo kumubera igikoresho, tukamubera ibikoresho bikiza ubugingo bw'abantu, tubanje gukiranuka no kwanga urunuka icyaha. Nabaye kandi mu mashyaka ya politiki, mu ntekerezo za demokarasi na repubulika, intekerezo zihabanye n'umugambi w'Uwiteka, nk'uko nagiriwe ubuntu bwo kubisobanukirwa mu nyigisho nahawe muri gahunda z'abahishuwe b'ububyutse. Narabiharaniye karahava, nerekana ko abo twari duhanganiyemo ko batabikora neza. Ariko ibyo byose, ibyo gukataza mu mapolitiki adafite ishingiro, byabaye ibitsindagira ubugingo bwanjye mu ruzerero. Mu mirimo rero nakoze, natangiriye ku kuba umurezi w'abana mu mashuri abanza. Nyuma y'1994 niho nakubitanye na gahunda za jenda. Ibyo bya jenda ndi mu ba mbere babyamamaje mu Rwanda guhera mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'2002. Muri iyi myaka 6 njye na bagenzi banjye twakoranaga dufatanyije n'amashyirahamwe y'abagore, inzego z'abari n'abategarugori z'urubyiruko n'inzego z'ubutegetsi z'ibanze, twakanguriye abantu bakuze gahunda z'ibya jenda. Icyo gihe imyumvire yacu yari uko umugore yakandamijwe n'umugabo, byitwa ko umugabo atambamira amahirwe y'umugore yo kugira uruhare mu majyambere. Umurava twabigizemo wahagurukije abagore ku bwinshi bashyirwa mu nzego z'ubutegetsi, guhera ku rwego rw'isibo kugeza ku rwego rw'igihugu. Ariko buri wese yabonye ku bwinshi bwabo mu nzego z'ubutegetsi bwabaye igikoresho cy'ingoma ngome yo kurata ko ari ihiga izindi ngoma gukora neza, kuko ngo yahaye umugore ijambo. Maze abo bagore nabo aho bicaye si ukujindira, kandi barebera abakubitwa na za daso, abasenyerwa bakanagwa ku mihanda, abandi bagafungirwa ubusa. Twashyigikiye cyane gahunda z'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore wo kuwa 8 Werurwe wa buri mwaka. Umunsi uvugwaho amadisikuru y'ibikorwa by'indashyikirwa abagore bagezeho, bahereye ku murongo ngenderwaho ONU iba yabatije uwo mwaka mu rwego rwo guteza imbere umugore. Ubu rero namaze kwakira agakiza, nibwo navumbuye uburyo twashyigikiraga ibyo kwishongora kuri Yesu Kristo. Ntihaburagamo kurata umubare w'abagore baringanije imbyaro. Ugasanga bamwe mu bategetsi cyane b'abagabo bafata amadisikuru kuri uwo munsi mukuru ngo umugore yahawe agaciro, kandi mu buryo buhishe barabica amazi bakabigira urwenya ngo umugore yimirijwe imbere. Baseka cyane. Muri iyi gahunda cyakora
twashoboye gufatanya n'abaturage bamenya gutegura imishinga y'amajyambere n'iciriritse. Nubwo iyo bateguye ishingiye ku bibazo byabo, ubutegetsi butayiteye inkunga ngo ishyirwe mu bikorwa. Indi gahunda nanyuzemo ni irebana n'ubuzima bw'imyororokere. Ni ukuvuga kuva mu 2003 kugeza 2005. Gahunda ifasha umugore kwisenyagura, haba mu mubiri no mu bugingo. Gahunda izitira umugambi w'Imana ku muntu yaremye. Mu itangiriro umutwe wa mbere murongo wa 28 haranditse ngo nimubyare mugwire mwuzure isi yose, muyitegeke mugenge amafi n'inyoni n'ibisiga n'ibikurura inda hasi. Haleluya. Nanjye ubwanjye narisenye kuko iyo miti narayifashe. Nafashe ibiringaniza imbyaro, mbitoza n'abo nahuguraga, ariko namaze kubyiyambura byose. Inyigisho zitangwa muri iyi gahunda zoretse imbaga y'inyokomuntu, zatinyuye benshi mu kwinjira mu busambanyi ndengakamere, zinjiza gahunda z'amashusho y'urukozasoni, porunogarafi, kwikinisha, gukora ubutinganyi n'ibindi bigenda bishamikiraho, nko kwihinduza umubiri, bibagisha amabere cyangwa ibibuno ngo bagire uburanga. Mu magambo make, mu gushaka umugati nabaye igikoresho cya Sekibi mu gusenya itorero rya Yesu Kristo. Cyo nishimira ariko ubu ni uko nagiriwe ubuntu ubwo kumenya ukuri kubatura, nkaba mfite amahirwe ya kabiri yo kugira uruhare mu kugarura icyubahiro cya Kristo Umwami, Umucunguzi n'Umukiza wanjye hano ku isi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mboneho rero n'umwanya wo kwihana ku mugaragaro, nsaba Imana imbabazi ubwo uruhare nagize mu kwamamaza izo gahunda za ajenda. Naje kumenya ko zibangamiye umugambi w'Imana ku biremwa yaremye. Mu Bakorino ba kabiri umutwe wa 10 umurongo wa 5 haranditse ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufatamira ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen, amen. Jewe Mukamwiza Marie Iburade mpagaze muri iryo jambo mu izina rya Yesu, kandi akanwa kanjye kararema mu izina rya Yesu. Imivumo yose inkururira mu bicaniro by'isi y'umwijima ndayanze, ndayisenyaguye, ndayiyambuye, nitandukanyije nayo mu izina rya Yesu. Yewe n'umuryango wanjye twitandukanyije n'ibicaniro by'imandwa, ibicaniro by'abazimu, ibicaniro by'abapfumu, ibicaniro by'abakoresha imbaraga zo munsi y'umwijima. Twiyambuye kandi igicaniro cy'amaganya twabayeho mu idini katolika. Twitandukanyije n'ibyo bicaniro byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba imbabazi Imana, ababyeyi, imiryango n'igihugu mu izina rya Yesu Kristo, kubera uruhare nagize mu gukwirakwiza intekerezo za ajenda. Mbabajwe cyane n'ingaruka izo ntekerezo zagize ku muryango nyarwanda. Ndasaba imbabazi. Ndanduye kandi niyambuye, nitandukanyije n'impuguro zijyanye na gahunda ya ajenda mu izina rya Yesu. Gahunda yabaye ikiraro cy'ubwami bw'umwijima. Ndayiranduye, ndayisenyaguye, hamwe n'imyuka yose yateje irimo gusenyuka kw'ingo. Nsabye imbabazi Imana, ababyeyi mumbabarire, imiryango n'igihugu mu izina rya Yesu, kubera nagize uruhare mu gukwirakwiza gahunda zo kuringaniza imbyaro. Ndica kandi mfasha abantu Imana Data yaremye kwica bakoresha ibiringaniza imbyaro. Ibiringaniza imbyaro ibabuza kubyara, ibabuza gutwita. Ndasaba imbabazi. Ndasaba Imana Data imbabazi ko napfukamiye ibishushanyo ndabibuzwa. Mu Bakorinto ba mbere umurongo wa 10 umutwe wa 10 umurongo wa 7. Ndasaba Imana Data imbabazi mu izina rya Yesu ko nijwanditse mu mashyaka, nyoborwa n'intekerezo zayo
za demokarasi na repubulika. Mu baroma umutwe wa 8 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 haranditse ngo koko rero abayoborwa na mwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Mwuka mwahawe niwo kubagira abana b'Imana, agatuma dutakambira Imana tuti aba, ni ukuvuga ngo data. Batabaye tube maso, batabaye nitube maso, batabaye nitube maso, batabaye nitube maso, kuko umwanzi aratugarije ashaka kutugambuza. Tumaze rero kureba ibyangijwe na ajenda ku itorero rya Yesu Kristo no ku muryango, tugiye ku ngingo irangiza yo gusubiza mu buryo ibyangijwe na ajenda ku muryango no ku itorero rya Yesu Kristo. Bahamagawe nk'abandi baritaba, bahabwa izina abagore bahishuwe, batojwe ikinyabupfura cya gisirikare cya Kristo, bagirwa abasoda bahishuwe, nyuma yo kwihana no gutana n'ibizira, yemwe bahindutse abakijijwe b'abarokore, basizwe amavuta yo kurama, maze bitwa abami n'abatambyi, bahawe amahanga abo umwandu wabo, bitwa abamama b'amahanga, bangiwe kwitwara nk'abandi kuko ari abanaziri, bidatinze bahindurwa intumwa, bagirwa abatoza b'abandi b'ambasaderi b'ubwiyunge. Hari izina muri ayo mazina, ni izina rya Yesu gusa, ni Kristo gusa, erega nibyo, ni Kristo gusa. Muri ibi bihe by'uruzerero buri muntu yagiye anyuramo rero, Uwiteka Imana yagiye ikomeza kurambura ibiganza bye ngo umuntu ayigarukire. Nta na rimwe Imana data yagiye ihutiraho, kuko mbere yo guhana abanyabyaha yagiye ibatumaho abahanuzi bibutsa ubwoko bwayo umugambi Imana ibifiteho. No muri iki gihe cyakuwe mu bihe turimo rero niko bimeze. Impande zose z'isi zimerewe nabi n'icyorezo cy'ibizira kiri kuzirimbura. Mu karere k'ibiyaga bigari turebe mu Rwanda ibihabera. Bamwe mu nyokomuntu bemeye kuba imbata z'ibitekerezo by'ubutegetsi bw'ingoma ngome ku bwinshi. Bafatanya n'ubutegetsi mu kwemera gahunda zo mu bwami bw'umwijima gukorera mu Rwanda. Muri izo gahunda harimo iy'ajenda y'ubuzima bw'imyororokere. Izi gahunda inyigisho zazo zabyaye ingaruka zo kwinjiza imyuka mibi y'ubusambanyi ndengakamere, ubutinganyi, ubwicanyi butewe no gucana inyuma kw'abashakanye, uburyarya hagati y'abashakanye n'ibindi. Ibi byose biri kuzana induru n'amarira mu Rwanda, abagore bari mu butegetsi barebera. Muri iki gihe cyakuwe mu bihe rero, Uwiteka yatwoherereje abahanuzi baduha imbuzi ngo twikiranure n'Imana, twange icyaha, twakire Yesu Kristo ho umukiza, umwami n'umucunguzi wacu. Yesu Kristo yishigarije ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, birimo n'abahishuwe b'ububyutse. Ni ukuvuga abagore bahishuwe b'ububyutse, abagabo bahishuwe b'ububyutse n'urubyiruko ruhishuwe rw'ububyutse. Abangaba rero barahamagawe, baritaba. Yesu Kristo arabatoranya, yabatunze inkoni, nabo baramwemerera, arabigisha abinyujije mu muja we
mama w'amahanga ari we Mema Marie Esther Murebwayire, umuyobozi w'abahishuwe b'ububyutse. Imana imuhe umugisha. Ibyo bahishuriwe na Mwuka Wera ku ntebe y'ubuntu, aho bakira ijambo ry'Imana, nibyo byubatse ubugingo bwabo. Ni nabyo bari kugenderamo mu gutegura itorero rya Yesu Kristo rya nyuma, bashobojwe na Mwuka Wera. Mu gutunganya itorero rya Yesu Kristo rya nyuma, barakangurira abantu Imana ya Data yaremye gushakira amahoro muri Yesu Kristo gusa, kutarwana intambara zitari ngombwa, bikuza kandi birata imbaraga, kudateza intambara ku bana b'Imana, kudakurura umwiryane uwo bahuje kwizera muri Yesu Kristo. Ni ukwirwanya, ubundi uri kurwana nawe uba uri kwirwanya. Kwemera ko amahoro bahabwa na Yesu Kristo yirukana ishyari no gushaka ibyamirembe, yirukana intambara, yirukana ubwibone, yirukana ukugambana, yirukana ubugoryi bwo kwibona, kumva ko umuntu afite ubwenge kurusha abandi, icyubahiro kikaba icy'Imana Data gusa. Bakarindisha ayo mahoro isengesho ryubakiye ku ijambo rya nyir'ijambo. Ikindi barakangurira abantu Imana yaremye gusenya ibicaniro by'imiryango, kwiyambura akarande n'uruhekane rw'imiryango, kwitandukanya n'akarande zose ziri mu bantu Imana yaremye, inyinshi dusanga mu muryango, kwitandukanya n'ibicaniro by'amadini, imyuka y'amadini, kwitandukanya no gusenga by'umuhango, bakarekurana n'ibicaniro by'amaganya, bakarekurana no kuvanga isengesho n'amateka banyuzemo cyangwa imyumvire y'umuryango nyarwanda, bakareka no gusenga bagendeye ku mategeko bishyiriyeho nk'abantu, bakarekana n'ibyo byose byisanisha n'uko ari iby'Imana kandi harimo kuyoba. Ahenshi amadini asigiriza ibigirwamana abantu bakabipfukamira, tubisanga cyane mu idini Gatolika. Ntibagira ugusenga, ukuvuga ijambo ry'Imana babanje kuyikiranukira, basenge bazibukiriye ibyaha. Ibyo bicaniro by'amadini bimeze gutyo bizengereje abantu Imana yaremye mu Rwanda. Uwiteka arabihaze kuko bitagaragaza ubumana. Ibyubake Uwiteka nibyo bigomba gusenyuka, tugomba kubisenyura, bagomba kubisenyura. Ikindi barakangurira abantu Imana yaremye gusenya ibigirwamana bishyiriyeho, harimo kwizera ko babayeho kubera imirimo yabo bakora ko ari ibihangaye, ko babeshejweho n'amafaranga bafite, ko babeshejweho n'amashuri bize, babeshejweho n'uko bari akataraboneka. Ibi byose bibatera kwiyemera cyane, bakarakira guhora bigwizaho ibyamirembe, bakishora mu kizira, harimo ubusambanyi, ubusambo, kugira abandi imbata bakoresheje imitungo yabo. Ikindi barakangurira abantu Imana yaremye gusimbuza Imana ibyo yabahaye ngo babikoreshe mu kwamamaza impuhwe n'urukundo byayo, harimo gusimbuza Yesu Kristo abakozi be, mu gihe yabakoresheje mu neza ye bakagira umugisha, icyo gihe uba ubafashe ukabasimbuza Yesu, baba bagize ibigirwamana byawe. Muri make ni ugusenya ibintu byose, ibigaragarira amaso y'umubiri n'ibitagaragara, nk'uko Aburahamu yahamagawe akava kwa Setera, agakuraho ibyo yari yaramenyereye mu migenzo y'iwabo, agasigara yizeye Uwiteka wenyine, nta kindi yishingikirijeho. Icyo gihe rero uba usigaranye umutima Uwiteka Imana yishimiye. Abantu Imana yaremye bamaze guhishurirwa umugisha uturuka ku ijambo ry'agakiza, bakibohora kuri iyi migenzo y'akamenyero, bongera guhishurirwa no kumenya ibyo gusenya biri mu byo bakira buhumyi, harimo nko gusenya ajenda. Iri jambo ryaraje rirashashagirana, urivuze akumva yabaye umusirimu, nyamara mu mateka yaryo twabonye ko byaturutse ku bibazo by'uburwayi bw'ababaga bakoze ubutinganyi. Kubahishurirwa
kuki ubushakashatsi bwakomereje ku kureba imyitwarire ya bene abo bantu ndetse bikarangira na Loni igize ihame kubahiriza imyitwarire y'abo bantu. Uruhare rw'abavuzi rwo kurandura icyo kizira cyatezaga indwara kuki tutarubona? Igisubizo uhishuwe w'ububyutse yaragihishuriwe. Iyi jenda yasizwe n'imbaraga zo mu isi y'umwijima ngo umugore ayikoreshe yirimbura ataretse n'urubyaro rwe. Ikindi kigomba gukorwa ni ugusenya ingaruka zatewe n'iyamamara rya jenda, harimo gusenyuka kw'ingo maze gufatwa nk'ibisanzwe, ubusambanyi ndengakamere buba hagati y'abakazana na basebuka, abakwe na ba nyirabukwe, abana n'ababyeyi babo, hagati y'abantu n'inyamaswa, hagati y'ibikoresho n'abantu, byose byahindutse nk'ibisanzwe. Gusenya gahunda yo kuringaniza imbyaro n'ibindi byose bishamikiyeho birimo kwikinisha, ukwiteza intanga n'ibindi, urubyiruko rukaba rutagishaka ngo kubaka ingo. Gusenya gahunda zose zibakururira no kugendera mu kivunge, zibakururira mu buriganya, zibakururira mu kugendera mu kinyoma no kugendera mu bubata bw'intekerezo ziri mu rujijo izo arizo zose. Bene data bakundwa, ngeze ku musozo w'iki kiganiro twagiranye kuri jenda n'ibyo yangije ku itorero rya Yesu Kristo. Mu byo Mwuka Wera yaduhishuriye muri iki kiganiro, turabona ko igabanywa ry'imirimo rishingiye ku gitsina ryariho mu muco nyarwanda na mbere y'isakara ry'ijambo jenda. Agashya jenda yazanye ngo twabibonye ni inyongera yo gukorera ku mugaragaro ikizira, no gukora ikizira nta gutinya ngo ni uburenganzira bwa muntu. Rero mu gutegura itorero rya Yesu Kristo rya nyuma, itorero rizakorera mu gihugu gishya mu bubyutse bw'akataraboneka, ni ukwibanda ku gusenya ibyitwa ko bigize umuco nyarwanda, birimo kubandwa, guterekera, kuraguza, gukoresha imbaraga zo mu isi y'umwijima. Ibi byose bikurura imyuka y'uburyarya, imyuka yo kwicana, imyuka y'amashyari, imyuka yo kwishyira hejuru, ibikurura imyuka yo kubeshya, imyuka y'ubunebwe, imyuka y'ubugoryi, bikurura imyuka y'ubusambanyi n'ibindi bijyana abantu Imana Data yaremye Gehinomu. Ibyo byose bigasenywa, bikarandurwa, bikubikwa, ubundi tugatera imbuto. Mu mbuto ziterwa harimo gusana ibyangiritse. Akwiriye kubabarirwa, akivuka nta mugambi yazanye wo kuzanduza isi. Yari uwera, akwiriye kubabarirwa. Erega umuntu ni umunyantege nke, akwiriye kubabarirwa. Akivuka nta mugambi yazanye wo kuzanduza isi. Yari uwera, akwiriye kubabarirwa. Nibyo tujye tubabarira abantu. Imbabazi ni ngombwa mu buzima. Umuntu ni umunyantege nke. Mu gusana rero harimo gutoza abato n'abakuru kubaka urugo, bo ntangiriro y'umuryango, bakagendera mu mugambi w'Imana Data ku bantu. Umugore akaguma mu mwanya we w'ubufasha, akarekera umugabo ubutware bwe. Benshi mu rubyiruko bari kwinangira, bakiyemeza kudashaka, bakiyemeza kutubaka urugo,
ibyo bikabashora muri ya myuka mibi yo kujya kwiteza intanga insemination. Ikindi ni ukubaka umuryango hasanwa ibyangijwe n'izi gahunda za jenda. Abishoye mu busambanyi ni ukubababarira, tukabasanga, tukabigisha, tukababwiriza ijambo ry'Imana, ni ukubashyikiriza inkuru nziza ya Yesu Kristo, ibafasha guhishurirwa ko ubusambanyi atari ikintu gisanzwe nk'uko bamaze kubitozwa, nk'uko babifashe, bakakira agakiza. Abafite ibitekerezo by'imishinga bakora ibafasha gusubira mu buzima busanzwe, ni ukuvuga ubuzima bagira abana b'Imana, nabo bagaterwa inkunga ibafasha gukomeza kuzamura imishinga yabo. Ikindi, umuryango kandi uzasanwa hibandwa ku gutabara abababaye, barimo imfubyi, abapfakazi, abasaza, ababa bonyine, abakecuru n'abandi batifashije, kubagezaho ijambo ry'Imana ribahishurira ukwizera Yesu Kristo mu bigeragezo banyuramo. Icyo gihe ibyo nibikorwa, hazaba hakumiriwe ibimeze nk'imyuka ya Beijing iza kubagira imbata, ibashuka ko ibakiza umuruho bashingiye ku marira yabo baba bafite. Bazaterwa kandi inkunga ibashyigikira mu bikorwa byabo. Ikindi kizakorwa n'isanwa ry'umuryango rizita ku ngo ziremerewe cyane n'abana, harimo ababaswe n'ubusinzi, ababaswe no kwikinisha, ababaswe n'ubutinganyi, ababaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse n'ababaswe na za gahunda z'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abo nabo bazamenyeshwa ijambo ry'Imana, bamenyeshwe n'umugambi w'Imana kuri bo, bakira agakiza, bafashwe kujya mu buzima burimo isengesho rihuje n'ubwenge bw'ijuru, baterwa inkunga mu mirimo yabo ibafasha gusubira mu buzima busanzwe, mu buzima bubereye abana b'Imana. Gahunda yo gushyira umugambi w'Imana mu bikorwa izahera ku kugenderera no kuganira n'abo baruhijwe n'icyaha. Izo gahunda zibishya ntabwo tuzazishobozwa n'amaboko yacu, ntituzazishobozwa n'imbaraga zacu, tuzazishobozwa na Yesu Kristo n'umwuka we, nk'uko tubisoma muri Zakariya umutwe wa 4 umurongo wa 6. Igihe Zerubabeli yahabwaga amasezerano, haranditse ngo, wa mumarayika ambwira kandi kugeza ubutumwa kuri Zerubabeli ati, Uhoraho Nyiringabo aravuze ati, ububasha bwawe cyangwa imbaraga zawe sibyo bizagushoboza umurimo wanjye, ahubwo uzashobozwa na mwuka wanjye. Rero ni ugusaba ubwenge bw'ijuru bwigisha urukundo, amahoro, kwihangana, kugira ubugwaneza, ubudahemuka, kugira ibanga, tukagendera kure ubwenge bwa sekibi buhamagarira abantu kwangana, gusebanya, kugira ishyari, kugira ubusambo, kugira amazimwe no kwikuza, kubeshyera abandi no guhakishwa abandi byeze muri iki gihe. Ubwenge bw'ijuru buduhishurira ikibi, butuma tugira pensée intuitive, bukaduhishurira ikibi cyihishe inyuma y'ibishashagirana tweretswe muri gahunda ziturutse hanze. Ni ugusaba kandi amaso y'umutima ntitwongere kwakira ibishwanyaguza abantu b'Imana yaremye, ahubwo buri wese mu muryango no mu itorero akihatira gukora iby'ukuri, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, agakora ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose akaba ari byo akora, iby'igikundiro byose akaba ari byo akora, ibishimisha byose nk'uko tubihabwa n'Imana mu cyanditswe cyera cy'Abafilipi umutwe wa 4. Bene data bakundwa mwese twasangiye iki kiganiro, dusabe mwuka wera adukomeze duhore dukoreshwa n'ubwenge bw'ijuru. Ndashimira umuyobozi w'abahishuwe b'ububyutse, mama w'amahanga Marie Esther Murebwayire,
twabanye muri iki kiganiro. Ndashimira kandi n'abadufashije kuri tekinike mu gusakaza iki kiganiro bari muri studio y'ububyutse muri Afurika yo hagati. Ndashima namwe mwese mwadukurikiye. Yesu Kristo abane namwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nsubije mikro umuyobozi w'abahishuwe b'ububyutse, Mema mama w'amahanga, Marie Esther Murebwayire. Mugira amahoro. Haleluya, 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 haleluya. Umugore ari ku rugamba. Yesu aguha umugisha cyane. Haleluya. Deborah de, Yesu aguha umugisha. Yemwe. Ni ukuri kandi ndashima Imana nanone cyane. Ndashima Imana nanone cyane kuko ubu hari urundi rugamba utangije kandi ndabizi ko witeguye kururwana kuko ufite Jehova Sabaoth, Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Niwe mugaba w'ikirenga w'ingabo. Haleluya. Akaba n'umukuru w'ingabo. Rero ibi bintu utangije ni ibintu nabyo bimeze nko kuvuga kuri Gatolika ko isenga ibishushanyo. Ibintu utangije bimeze nko kubwira za leta zahozeho ngo nizisaba imbabazi. Ego mana yanjye. Ahubwo ndabona ibingibi birusha ibyo ngibyo nari mvuze imbaraga. Ni ukuri Imana niyo itoranya. Kuba warabikozemo nyine igihe mwajyaga muroga abantu, muroga abagore, muroga abagabo, muroga kubera ibingibi bibateza ubumuga, ibintu bigacika. Ariko Imana ishimwe ko ari Nyirimbabazi kandi iyi minisiteri yawe, iyi minisiteri yo kurwanya uburinganire. Haleluya. Minisiteri yawe niyo kurwanya uburinganire. Minisiteri yawe niyo kurwanya Beijing, niyo kurwanya ingamba zafatiwe Beijing. Minisiteri yawe niyo gusenya buri kimwe cyose kishyirira hejuru, kuvana umugabo mu mwanya we no kuvana umugore mu mwanya we. Ntabwo minisiteri yoroshye. Nagira ngo rero ababyumvise nta kindi kibitera buriya na Yesu Kristo niwe mwene data yakiriye mu bugingo bwe, niho rero kumugabira umurimo we amaze kubona ko ari uwizerwa. Uwo Yesu rero niwe ngira ngo abari hano abarimo kubyumva cyangwa bazabyumva, muce bugufi, mupfukame, mwubahe wabaremye, muzamure n'amaboko, mupfukame muzamure n'amaboko kugira ngo mbafashe muri iri sengesho ryo kwakira agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Uwiteka uhoraho, Mana ishobora byose, waremye ijuru n'isi, Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimira ku bw'iyi minisiteri itangijwe ku mugaragaro. Ndagushimira Mwami ko warinze mwene data, ukamurindira umuryango, ukarinda ubugingo bwe. Haleluya. Ukaba umushoboje kandi guhangara, haleluya, gutinyuka, akinjira hatinjirwa, akavuga ibyo abandi batavuga kubera inyungu za kirimbuzi, inyungu zibarimbura, inyungu z'umuvumo, kurya umuriro. Ndagushimiye rero, ndagushimiye Mwami, ndagushimiye kuri abangaba bapfukamye. Abamaze gupfukama musubire muri iri sengesho muti: Mwami Imana, numvise ijambo ryawe, numvise ko ari wowe ukora byose, numvise ko Mwami Yesu ari wowe uduha ubugingo, ko ari wowe uduhesha ubugingo. Nanjye ndashaka ubugingo buhoraho, nanjye ntabwo nshaka kuzarimbuka. Ndakwizeye Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye ngo mbere umwami, umukiza n'umucunguzi. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mbabarira ibyaha byose nakoze, ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Ndagushimiye ko mpaye agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Data, ndagushimiye ko mbaye umwana wawe. Mwami Yesu, ndagushimiye kungiza umwana w'Imana. Mwuka Wera ndakwakiriye kugira ngo unyobore kandi umfashe.
ndakwakiriye Mwuka Wera ngo undere maze uzangeze ku gihagararo cya Yesu Kristo, kandi ndasezerana isezerano nawe Mwami Yesu, kuhereye ubu nzagukorera kugeza igihe nzavira mu isi. Urakoze Data kumpaye agakiza kabonerwa mu mwana wawe Yesu Kristo, we nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo, we wenyine agakiza kabonerwamo. Urakoze, ni mu izina rye risumba ayandi mazina, izina yarazwe isitararemwa, akaritsindira atsinze urupfu. Amen, amen, amen. Haleluya. Urakoze Mwami. Haleluya. Urakoze Yesu. Namwe abaguye, yawe. Namwe abaguye, mubyuke, umugore ari ku rugamba. Haleluya. Yesu we, reka nsengera abangaba bamaze kwakira Yesu. Uwera wa Isirayeli, uri Imana yacu, ni wowe Mana, ibindi ni ibigirwamana. Dore noneho ngo twaravuze ngo ni ibibumba babyikubita imbere, bagafata n'utuntu bakagenda babarabara. Ko wowe uri Imana nzima, wibeshejeho, wahozeho uriho kandi uzahoraho. Haleluya. Ndagushimiye abuhaye agakiza, ndagushimiye kuri abangaba basubijwe mu imbaraga, ndagushimiye ko kandi ubyukije abagore cyane, ukaba utubereye maso, natwe tukaba maso. Haleluya. Natwe tukaba maso cyane. Haleluya. Nawe ukatubera maso, natwe tukaba maso, kuko umwanzi twanga kubi, ariko wowe udukunda cyane. Urakoze Yesu, ndagushimiye. Nongeye kandi reka nongere nkwaturire ko ngukunda cyane, ngukunda kuruta bose na byose, kuri byose, muri byose. Uri urukundo rw'ubuzima n'ubugingo byanjye. Urakoze ko hari abo ubyukije, urakoze ko hari abo wongereye. Haleluya. Urakoze kandi ko ukomeje kubana natwe mu masengesho dufite, abayishoye bubyutse. Uyu ni umunsi wa gatatu. Uyu ni umunsi wa gatatu w'amasengesho arimo kutwinjiza ahandi hantu. Cyubahiro ni cyawe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tuvuge ngo amene, 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 amene. Mana yanjye, yewe we. Uwo ni n'ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, atazi ko tubereye maso. Ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narasubirambiwe cyane, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza, bashaka kukugamburuza. Narose wemeye ziragenda, ziratera zirasiriba, zasiga n'uwa kirazira. Mwema bigenze biti, uwo ninde ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, atazi ko tubereye maso. Ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Narose ntawaguhagarika, niyo yabaje cyangwa se undi, ngo niyo twabirangana iki. Warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze
ukagereranya igihe cyawe ko cyageze se tarabawe baraba bande uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi ibyiza abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru narose bitakira amabwire narose bitakira inzozi narose none bari impamo narose bitari ukurota uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose mbona ubyukurutse mwami nabonye uvuye mu birindiro ko mbona mwigabye ntwarane hari ikiri busigare narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo bafite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana atazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ya bene data bakundwa naho ubutaha kwa gatatu turabararikira kumva nanone mana yanjye ibintu nanone erega abayishe bubyutse iki ni igihe cyacu cyo kugira ngo ducukumbure aho imivumo yose yihishe kwa gatatu nanone ndabararikira kuzakurikirana ikiganiro cya kabiri yakubyerekeye ibicaniro by'imivumo bicaniro muzabyumva Yesu duhane umugisha rero naho ubutaha haleluya.